uyu mubyeyi mureba nuwaje agendereye hahandi nababwiye hitwa ku Gasoko, aho abaza kuhakora urugomo bahise muri Ukraine. Nawe urabibona, nusoma neza uraza kureba kiriya gicumbi, uramenya umudugudu, usome neza. Biteye agahinda rero, aho noneho abigize abamikazi bagasima batoraguye icyuma cyashizemo ibyacyo bagikubita umubyeyi mu musaya. Bamuziza iki? Mbese byagenze bite? Reka tubashe kubaza uyu muyobozi uhagarariye umutekano muri uyu mudugudu wa Cyanya, atubwire uko byagenze. Umubyeyi we nk'uko mubibona, n'ubundi ikigomba gukorwa byihuse ni ukumujyana kwa muganga. ndamubwira ati wa mudamu wasose ukagenda. Umudamu aranga abana imama, aravuga ngo njyewe ntabwo uzancuruzana hariya hepfo. aza agenda abasata ajya mu nzu, urumva abasata bicaramo arimo kwinywera. ngaho impamvu wacyo ese ntiramukwize icupa ari communication bari bafitanye niyo kuyaga mukwize icupa nguye nyego mwari intambara z'abagore. oya ntabwo ya please ufite ikibazo wowe hano bagwise ni habi nyine wabaza yumva nawe kubwiwe ni nyirabayazana. amagambo menshi tuzi uravuga ibiki wivuga amagambo. Ngira ngo bakunzi bazurunge murana ko bitoroshye, turacyari kwinginga umubyeyi kugira ngo tureko twamujyana kwa muganga. Reka uriya wita Kibonke yaramufatiye Kibonke Kibonke yarari gukizamo yaje akiza, sibyo? ahubwo uriya nawe niyiri yahise tumutuga baziraga icupa. Tubonye hano imboni y'umutekano, bigenze bite ko tubonye umuntu hano mu mutekano wawe atewe icyuma? agiye kubura ubuzima do bamuzizaga iki? yabaje arwana n'uriya mukobwa wa Kanimba noneho asohoka hanze ati jyewe urankubise nari nicaye hariya na Rwibasira ati ariko nzakwereka ubwo mu mwanya muto ka gakobwa kamwe Niyiri arasohotsa amuteye ibipfunsi ateruye nguyu Niyiri wose baziraga icyo cyahese nabimenya ko barwanira yarwaniraga uyu none hari abahunze ntuza araja uriya muhungu wa ntuza wa William araza aramufata amaze kumufata noneho ko gakobwa nanone karaza kiruka n'icyuma ngikiri haruguru. reba ariko pe ibintu bibaho. reba mu gatuza hose ahantu hose ndabona ubusa simisingi warese umuntu nyamivumbi no guhita bamujyana kwa muganga. Gahunda yo ni yayindi, ibidakwiriye nimbona nzabivuga. Inshuti zanjye, ikigaragara ahangaha ibintu byo kwihorera, ibintu byo kudaha agaciro ubuzima, ibintu byo kumva ko wakora ibyo utekereje ntabwo ari sawa. Naho umukecuru yaba yatitwaye neza kugeza aho bigera ahangaha, ntabwo umwanzuro ari ukwihanira cyangwa se gukora ibintu nk'ibi. from Cyanya is sometimes wowe ugiye guhura ubuzima. ninde basangiye n'umukecuru ngo tumubaze uko byagenze? ninde basangiye? ufite abana 5 wowe wita Faisal ajya kubasanga. Ikiriho rero nuko umubyeyi yavuga ati rwose je narabyaye mu ndeke, ariko noneho tumujyanye kwa muganga kuko sikavukira yahangaha ni umucumbitsi. Ariko noneho dukoze video kugira ngo n'abavandimwe n'abana be mubibone mubikurikirane ahabwa ubutabera. Nta muntu washyigikira urugomo, biragatsindwa n'Uwiteka.
Niba ukunze ibyo dukora bivuze ko ukunda u Rwanda n'abanyarwanda kandi ugakunda ikiremwa muntu kandi ukanga akarengane. Nkandira rero subscribe kugira ngo tujye duhora turi kumwe kandi ubashe gukora share kugira ngo umuryango urusheho kuba mugari. Kandi niba namwe hari inkuru mufite mujye muyitwoherereza tuyibatangarize dukomeze kwiyubakira u Rwanda twifuza.